we mwari muziranye wenda amaso ku maso ndamuzi inaha yakunda kuhaza cyangwa yiberaga iyo za Kigali yabaga Kigali uwo yazaga inaha rimwe na rimwe ni yarafite inzu ijya hano ntabwo yabagamo buri munsi se yabagamo agakora yabaga Kigali iyo nzu bwabagamo nde iriya nzu se none se yarazaga akaza kureba akongera agasubira Kigali nuvuga ko inzu atayibagamo cyangwa yibagamo iyo yaje yabagamo yaje akararamo wenda akasubira yaje akongera akagenda hanyuma se mu muryango we wenda abana babaga Kigali cyangwa babaga ina abana se umbajije Kigali nta mwana we mperuka pe ntabwo naba mbizi nyuma ya jenoside ntabwo wenda abana bongeye kugaruka inaha kuba mu mazu ye ntabwo bagarutse aha rero turi kuri iyi nyubako ni ku nyubako ya murumuna wa Kabuga Felicien witwa Nsanzumuhire. Iyi ikaba ariyo nyubako ya etage, murabona ko ari inyubako nini cyane igeretse inshuro nyinshi igaragara muri aka gace, haba mu ahangaha mu murenge wa Mukarange ndetse no hafi ahangaha nta handi hantu ushobora kubona inzu igeretse nk'iyi ngiyi. Ndetse abaturage twaganira bavuga yuko inzu ingana gutya no mu mujyi wa Byumba inyinshi zahageze mu myaka ya vuba, mu gihe inzu ari inzu ya kera cyane yubatswe mu myaka yatambutse. Aho rero naho akaba ariho wenda ushobora kubona amazu aho nyine mu mujyi wa Byumba, ari ushobora kubona amazu ageretse cyangwa se amazu yubatse ku buryo bugezweho. Ariko iyi nzu muri iki cyaro cya Mukarange ikaba yarubatswe na murumuna wa Kabuga Felicien witwaga Nsanzumuhire. Nsanzumuhire rero nk'uko abaturage bivuga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu myaka mike itambutse yarahungutse araza mu Rwanda muri iyi nzu hamwe n'umuryango we. Ariko mu myaka abaturage bavuga ko ari hagati ya 2006 cyangwa 2008 aribwo yaje kwitaba Imana, asiga umugore we ndetse n'umwana wabo muri iyi nzu. Nta hantu hanini cyane hakikijwe n'iyi misozi nyine mubona irimo icyayi ndetse n'amashyamba. Hanyuma twageze muri iyi nzu dusanga uwo mugore wa Nsanzumuhire nuvuga ko ari muramu wa Kabuga aba muri iyi nzu n'ubundi n'umuhungu we, ariko ntabwo yemeye yuko aduha cyangwa se dusobanurira mu majwi cyangwa se amashusho. Yemeye kudusobanurira ibijyanye n'imibereho ya hano uko babayeho. Atubwiye yuko ibijyanye n'imitungo ya Kabuga Felicien yatejwe cyamunara nk'imitungo yasizwe na beneyo, nta mitungo bo bigeze babura cyangwa se bavutswa, kuko icyaha cyakikora kuri Kabuga Felicien ndetse n'imitungo yasibwe na beneyo yari yakabuga, kandi bo imitungo yari banditseho bayigumanye nta kibazo. Barahanga batuye Felicien ni hehe barahakwereka. Iyi nzu ariko kugeza ubu ngubu aha tuhageze nta bantu barimo mu rugo. Abaturanyi batubwiye yuko umuntu ukunda kuba hari ari umuzamu uharinda. Muri kubibona yuko mu rugo hameze ibyatsi, ikindi gice hahinzemo ibigori ndetse n'ibirayi. Urukuta rugize korotire igice kinini rwagiye rusenyuka. Hanyuma inzu nayo bigaragara yuko nta bantu babamo, umuntu wamo hano umuzamu n'ucunga umutekano. Hanyuma ibyo byose murabona harizitsemo ihene, ni mu rugo imbere hari ihene. Bigaragara yuko mu by'ukuri ari ahantu hatari guturwa cyangwa se hatari kuba abantu muri ibi bihe. Abantu batandukanye twaganiriye batubwiye yuko iyi nzu hashize igihe kirekire itabamo abantu. Nkuko mubibona rero ni inzu nini cyane, ndetse nayo nzu navuga ngo iri mu zigaragara cyane muri aka gace turimo, cyane ko Kabuga Felicien ari umwe mu bantu bari bakomeye cyane muri icyo gihe, bari abakire. N'izindi nzu tuza kubereka mu kanya karibuze ni inzu navuga ngo zirutingi, ariko n'ubundi nizo mu muryango wa Kabuga Felicien, n'ubundi zibamo abantu mu muryango w'umuherwe Kabuga Felicien. Iyi nzu ni y'umusaza bita Kabuga Felicien. Waba umunsi cyangwa wenda kuko yakunze kuba i Kigali, wenda uri mutoya ntabwo wabashije kumenya? Ndi muto cyane, ntabwo muzi ku mateka, ariko cyane ubundi twebwe tuba tumuzi nko ku mafoto kuko ari sogokuru. Ino nzu ni mu bantu bayibayemo nanjye kumwe n'abandi, biba ngombwa ko batuvanamo tuvamo turiyaranje n'ubundi. None ubwo haguzwe ubugiraho ninde? Ni ibintu biri mu kirere si wamenya, gusa haratejwe turabizi. Nk'uko icyayi nacyo cyatejwe, nk'uko n'ahandi hose n'inganda hatejwe.
inzu wabayemo ngize amahirwe mbonye umuntu wenda wa makuru y'ukuri hano bavuga ngo muri iyi nzu ngo habagamo icyumba ngo kitagerwagamo ngo cyabagamo ngo imbaraga zasanzwe za Kabuga wenda nubwo wenda waba utarabashije kumenya kuko wari muto ariko ni sogokuru wawe wanabaye muri iyi nzu ibyo bintu koko ariko biri ibyo bintu biravugurwa mbese ahantu hari abantu nyine ntihabura uruntu gusa icyo cyumba ibyumba byose birafunguye byose tubijyamo tunakoreramo tukibamo twabikoreragamo byose nta gitangaje twabonyemo ariko inzu ifite ibyumba byinshi cyane ifite ibyumba nka bingaho ni byinshi utazi kubara ntabwo wabishobora wakwibagirwa ni byinshi ntabwo nkabuze umubare wabyo ugereranyije nka bingahe n'amasaro byose katurebe ko ari byinshi ra katurebe hakurya 4 hagati 2 hepfo 3 kuzamuka bimaze kuba 9 nka 5 haruguru ari indi koridoro ni byinshi hagati harimo urundi runini ni byinshi 20 byanagera niyo bitagera ariko byaba mukibamo se mukibamo mwabaga muri abantu banganiye tubamo ubu nijyo nabagamo mfite umugore n'ubundi undi abahangaha nawe ni grand frère abamo n'umuryango we harimo n'undi petit frère ubwo nk'ubwise avukana na papa ubwo twarimo turi imiryango 3 ubwo n'imitungo navuga wenda nk'amasambu yari afite ubwo nabyo byatejwe cyamunara zaratejwe hepfo aho haratejwe naha hose ubu nahabo ngabo nahari haruguru hose ari bishyimbo nahabo ngabo ariko yari afite abandi bavandimwe ngira ngo afite imitungo myinshi naha bobo iyo mitungo yo baracyayirimo bo nta kibazo banyirayo ndavuga nka mukuru we so nukuvuga ibyatwawe n'ibye kuko ibyatwawe n'ibye kuko hari ibyo bamushinja rero ndakeka nta wundi batwariye ibintu ngo kubera avukana nawe wenda aho ngaho kiretse wenda nk'uko abana be wenda badafite imitungo naho bakuru be batobe nta kibazo iriya nzu ya etaje iyo ni yande iriya ni petit frère we ayibamo oya amaja kuva hanje guhunguka yarapfuye yapfuye rya rugo umwera 2006 cya 2008 ari none ubu iriya nzu ibamo bande ibamo umugore wa uwo ubwo ni umwana wa Kabuga n'umwana umwe ariko se iyi nzu wenda nubwo nawe yubatswe kera utaravuka ariko aho vukiye ndamenya amateka nk'ubu hano hantu kugira ngo uzahageze imodoka izanye ibintu byubatse etaje ibikoresho by'ubwubatsi ntabwo byagoranaga cyane ubu ntabwo byagoranaga kuko numva ko bari bifite bakomeye hari ibiraro bubatse bikomeye cyane ahangaha yabaga ari inzira nziza ikomeye zagiye zimanyagurika nko kuzamura ibikoresho yari kuri etaje urabona ni ahantu hubatse nta kibazo kiba gihari ntabwo byari bigoranye urebye bafite uko babikoraga mu gihe cyabo ariko se Kabuga wenda simbizi niba washyira amarangamutima kubera ko ari sogokuru wawe ariko hano muri quartier hani mu Karange mufata gute Kabuga se Kabuga ni umuntu wacu numva nta n'umuntu umuvuga nabi nawe mu murenge wose numva nta muntu umuvuga nabi cyane cyane kuko n'ubundi numva bavuga ko yari umuntu usabana akenga izo nzoga abantu bakaza bakanywa bakabyina bagaserebura yaba afite ayo mamodoka abafite ubukwe akabatiza mu modoka bagakora ubukwe abanyeshuri bigaga abenshi nabo wabagezeho bakagira amahirwe yo kuvuga urumva gusa buri wese ntabwo ariko atanga amakuru nayo kamere ntabwo iriyo kugira ngo ubone amakuru birakugora